Iyi nkuru y'umusirikare ukomeye n'umwana w'umukobwa iboneka muri Bibiliya mu Bami ba kabiri igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 19. Hariho umwana w'umukobwa wo mu Isiraheli wabaga mu gihugu cya kure cyane cyitwa Siriya. Abasirikare b'Abasiriya bari baramuvanye iwabo, akaba yari umuja w'umugore w'umusirikare mukuru wo muri Siriya witwaga Namani. Uwo mwana yasengaga Imana y'ukuri, ariko ababanaga nawe bo ntibayisengaga. Namani wari shebuja yari arwaye indwara y'uruhu iteye ubwoba kandi yaramubabazaga cyane. Uwo mwana yifuzaga kumufasha rwose. Yabwiye umugore wa Namani ari we nyirabuja ati, nzi umuntu wavura databuja. Muri Isiraheli hari umuhanuzi w'Imana witwa Elisa, ashobora kuvura umugabo wawe. Uwo mugore wa Namani yamubwiye ibyo uwo mwana w'umukobwa yavuze. Namani yari yiteguye gukora ibishoboka byose ngo akire. Niyo mpamvu yagiye kureba Elisa muri Isiraheli. Namani yumvaga ko Elisa ari bumwakire nk'umuntu ukomeye, ariko Elisa ntiyaje no kumusuhuza, ahubwo yohereje umugaragu we ngo amubwire ati, genda wiyuhagire mu ruzi rwa Yorodani inshuro 7 urahita ukira. Namani yarababaye cyane, yaravuze ati, nibwiraga ko uwo muhanuzi ari busenga Imana ye akagenda anyuze ikiganza aharwaye maze ngakira, none arambwiye ngo njye kwiyuhagira mu ruzi rwo muri Isiraheli. Muri Siriya dufite inzuzi nziza kurushaho, kuki atari zo najya kwiyuhagiriramo? Namani yarababaye cyane, yaravuze ati, nibwiraga ko uwo muhanuzi ari busenga Imana ye akagenda anyuze ikiganza aharwaye maze nkakira, none arambwiye ngo njye kwiyuhagira mu ruzi rwo muri Isiraheli. Muri Siriya dufite inzuzi nziza kurushaho, kuki atari zo najyaga kwiyuhagiriramo? Namani yavuye kwa Elisa arakaye cyane. Icyakora abagaragu ba Namani bamufashije gutekereza. Baramubwiye batese ikintu cyose cyatuma ukira ntiwagikora. Uyu muhanuzi agusabye gukora ikintu cyoroshye rwose, kuki uri kwanga kugikora? Namani yarabumviye ajya mu ruzi rwa Yorodani yibiramo inshuro 7. Ku nshuro ya 7 yubururutse yakize neza. Yarishimye cyane asubira gushimira Elisa. Namani yaramubwiye ati, ubu noneho menye ko muri Isiraheli hari Imana y'ukuri. Igihe Namani yazaniraga Elisa ingorano zo kumushimira kuko yari amukijije, Elisa yaramushubije ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, nta kintu cyose ndi bwakire. Aramugomera kugira ngo abyende, ariko undi arabyanga. Namani ati, ubwo utabyemeye ndakwinginze uha umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka ihetswe n'inyumba 2, kuko uhereye none nta zindi mana umugaragu wawe nzatambira igitambo cyoswa cyangwa ikindi gitambo cyose keretse Uwiteka wenyine. Ariko Uwiteka ajya ababarira umugaragu w'uyu muhango. Databuja yagiye mu ngoro ya Rimoni kuyiramya yegamye ku kuboko kwanjye, maze nkunama mu ngoro ya Rimoni. Iyo nunamye muri iyo ngoro ya Rimoni, Uwiteka ajya abibabarira umugaragu we. Elisa aramubwira ati, genda amahoro. Nuko aragenda yicumaho gato. Ariko Gehazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati, ko databuja yagiriye Namani uwo musiri y'ubuntu ntiyakira ituro yamutuye, ndahiye Uwiteka Imana nzima, ndiruka mufate ngira icyo mwiyakira. Nuko Gehazi akurikira Namani. Namani abonye umukurikiye yiruka, ava mu igare rye aramusanganira amubaza ati, ni amahoro? Nawe ati, ni amahoro. Databuja arantumye ngo aka kanya haje abahungu 2 b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, ngo arakwinginze ubamuhera italanto y'ifeza n'inyambaro yo gukuranwa 2. Nuko Namani aramubwira atemera ujyana italanto 2. Niko kumuhata amuhambira italanto z'ifeza 2 mu isaha 2 hamwe n'imyambaro yo gukuranwa 2. Abikorera abagaragu be 2, barabyikorera bajya imbere ya Gehazi. Babigejeje ku musozi w'iwabo, arabibaka bishyira mu nzu, arabasezera baragenda. Hanyuma araza ahagarara imbere ya shebuja. Elisa aramubaza ati,
uraturuka he gihanga? Undi ati umugaragu wawe naho nagiye. Aramubwira ati umutima wanjye niwajyanye nawe ubwo wa mugabo yahindukiraga akava mu igare rye akaza kugusanganira. Mbese iki gihe ni icyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja? Nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose. Maze amuva imbere ahindutse umubembe, yera nk'urubura.